Ese hari ubwo wari wibaza impamvu abantu b'iki gihe basigaye bakunze kwita ku buzima bw'abandi kurusha ubuzima bwabo? Impamvu nta yindi ni uko mu buzima bwabo bariyanuya, ntacyo bafite cyo gukoramo. Ikibabaje ni uko buriya buzima bw'abandi bubashishikaza, akenshi ubuzima babona ntabwo aba ari ubuzima bw'ukuri bariya abantu bareba babayemo. Muri iki gihe social media zirimo ziresa umunyana, ibintu abantu berekana ntabwo ari byo baba babayemo. Icyo ubura ni ukubona ikikokipa, kandi kugira ngo ubone ikikokipa biragusaba gusubira inyuma, urebe aho ngaho muri sosiyete utuyemo, urebe ikibazo gihari, wowe ukoresha ubwenge bwawe ugishakira igisubizo. Numara kubona icyo gisubizo ugatangira kucyihingaho, ntabwo uri buze kubona igihe cyo kujya kureba ubuzima bwa bariya bandi. Nuramuka ushatse no kugira icyo ujya kureba, urajya gushaka abantu bakwensipayiringa muri ya domene ubayemo. Aha hantu nanakubwira ikintu kimwe, burya umuntu ukunda gusoma ibitabo, iyo bimaze kumubana byinshi mu mutwe, abo mukunze kwita abanyabwenge cyangwa abahanga, ikintu akurusha ni uko asobanukirwa ko nta kintu azi. Ariko wowe udakunda gusoma, ibyo bakubwiye cyangwa se ibyo wabonye hariya bitambuka kuri social media, uhita wumva ariko kuri. Niyo mpamvu burya umuhanga ntabwo uzigera ubona yirata, kuko niwinjira no mu bitabo by'aba bahanga bakomeye, ababize za physique quantique, aba batekereza uburyo isi yubakitse, abantu binjira mu mubiri wawe bakabasha kudekortika bakamenya ibikugize, bariya abantu bahorana ibakwe ryo kumenya, bahora biga kugeza bashaje, kuko bazi neza ko biriya baba barasomye ni ama-hypothèse. Hypothèse aba ari ikintu kitari impamo ariko cyegereye impamo. Iyo wamaze kumenya rero ikintu ushaka, cyangwa se cya kibazo ugomba gushakira ibisubizo, ntabwo uba ukibona igihe cyo guta ku byo abandi bari gukemura, kuko iyi si yuzuye ibibazo ari nako yuzuye ibisubizo. Nta nubwo ari ibintu wowe uhitamo, kuko igihe kikubana gito. Nta gihe cyo kugira za nshuti zidafite umumaro uba ugifite, nta gihe cyo gupasinga overtime mu tubare cyangwa se wiruka ku bintu ibyo ari byo byose bitagufitiye umumaro. Nta nubwo uba ugikeneye kwisobanura ku bintu wakoze. Buri gihe utangiye kwerekana ibyo wari urimo, utari kubicuruza bien évidemment, cyangwa se bitari muri cadre yo gushaka igisubizo cya cya kibazo wabonye, akenshi uri gutanga abagabo. Iyo uri gutanga abagabo ni uko utaba ufite ikibazo wavumbuye ugomba kubonera igisubizo. Niyo mpamvu buriya uzasanga umuntu wasomye cyane, ikintu akurusha ni uko azi ko ntacyo azi. Ahora yiga, ahora asoma, ntajya aruhuka. Niyo avuye mu bisubizo biriya yari yagiye gushaka, iyo agarutse mu gatalibre kiwe arasoma. Ariko wa muntu udakunda gusoma, notamment wa muntu udafite ikibazo agomba gukemura, kuri we aba yibwira ko ibyo yumvishe bihagije, aba yumva ko byose abizi. Niyo mpamvu buriya bizakugora cyane niba uri umuntu ukunda gusoma, kuganira n'umuntu udakunda gusoma, kuko ibyo uzamubwira byose azakumvisha ko we afite ibisubizo biri absolute. Ibyo bintu ushatse wabihindura, ugashaka ikintu kikokipa. Ndabizi neza aho hantu uri hari ikibazo gihari, wowe wabonera igisubizo, kuko Imana yahagushyize kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki bizagenda uko nguko. Kandi nubona igisubizo cyacyo, biratuma uba umuntu uri strong. Abantu baraza bagushake bakugire reference. Numara kuba reference, uragira ibikenewe bituma ubuzima bwawe ubusigasira. Urabufata nka cya gisabo kijishe ku ruhimbi, urita ku byawe.
Niba iyi nyigisho igukoze ku mutima, nagusaba gushyiraho agakomanteri hano mbwire ko ufashijwe, ukore partage n'abandi bayibone, kandi icy'ingenzi ntiwibagirwe gukora ka subscribe ugakanda no kwa kariya kazogera, ko biramfasha muri référencement kugira ngo YouTube ibasha gupartager izi video ku bantu twumva ururimi rumwe, maze twese bitugirira umumaro. Murakoze, n'ejo n'umunsi tuzakomeza.